usukuti rwaramuki mukama kugira ngo tubaje kuvura abantu iyo imbaraga zigatangaza nifashisha iyi Bibiliya uri kureba no muri Amerika nazi twahajyayo ni abakuru batuyobora ndasa n'ugifite byinshi byo kubaza izi mbaraga ziba zabo ngujyane muzi byo kumuryamisha huko Yes, hello ni Afrimax TV online General Jean Neponsa biyumva mumeze neza birumvikana nibyo tubifuriza umunsi kundi aho muri mu bice bitandukanye hirya no kwisi mwahisemo kudukurikira ndi mu majyaruguru y'u Rwanda nifuje n'ubundi uyu munsi kongera gusura bamwe mu bavuzi ba gakondo ndi kumwe n'umuganga agiye gutangira twibwire hanyuma tuze no kumva no gusobanukirwa ibirebana n'ubuvuzi bwe muri rusange muganga muraho neza muraho cyane Nakoze nitwa Nshimimana Faustin aba ndumuvuzi gakondo ubu nkorera hano mu majyaruguru mu karere ka Musanze ndumuvuzi ukoresha ubuvuzi gakondo nahawe n'abakurambere baba gakondo iwacu kurambere yacu hari nundi mu vandi mwana muraho neza muraho mwebwe nitwa Ndayishimiye Emile nkaba nanjye ndumuvuzi gakondo mfasha databuja akaba yaranyigishije kuvura ninjye ujya kumushakira imiti byanaba ngombwa nkamufasha abarwayi okay. Muganga reka rero nkitunguka hariya nigeze kumva umuntu wasakuzaga n'amaso yangena nabyiboneye uburyo bwo kumuvura uriya muntu yari afite iki kibazo ko yasakuzaga cyane zirangwara zitwa gute bigenda bite kugira ngo abashe kuvurwa murakoze cyane uriya murwayi yararwaye ibisazi bamurozi wabonye kubushobozi n'iki ko twakoresha uko dushoboye kugira ngo tumuvure dufatanyije n'imbaraga z'abakurambere nahawe n'abakurambere nibo wabonye nafashije ubushobozi bwose nakoresheje wabonye kandi fatanyije n'abakurambere imbaraga z'abakurambere bishatse kuvuga iki imbaraga z'abakurambere ni imbaraga zikomoka gatanga igatanga n'abakurambere bagira niho bakoreraga izo mbaraga rero nizo dukoresha kugira ngo tubaje kuvura abantu iyo
imbaraga zigatangaza nifashisha iyi bibiliya uri kureba. Hamagara abakurambere, umukurambere wanjye akansobanurira ibyo ndi bukoresha. Ni kuri iyo wabonye ndi guhamagara abakurambere nyawe wabibonye. Ubukurambere numa ibyo nkoresha. Inshuro nyinshi abakora ubuvuzi nk'ubu mukora usanga baba bahabwa ya mazina yo kuba ari abapfumu n'andi afitanye isano nayo. Byaba bisa nk'ibidasanzwe gusanga bibiliya muri ubu buvuzi bwanyu. Muhurira he na bibiliya, bigenda bite? Bibiliya, iyi bibiliya ubona nayisigiwe n'abakurambere no bakoreshaga cyane, bakoresha imbaraga z'akundi za bibiliya. Muri ubwo buryo iyo nkoresha imbaraga nahawe n'abakuru niyambaza bibiliya, ukubona bibiliya uvuga umurongo wa bibiliya imbaraga zose zitabaza kuri bibiliya, ibintu byose umurwayi agahita yorera. Nizo mbaraga nkoresha. Nyobowe n'abakurambere. Bibiliya yaba ari inyuramo ubutumwa nigeze kumva mwakiriye muvugana na cyane urakoze cyane muri mirongo ya bibiliya baranyobora, umukurambere aranyobora nkasoma kuri bibiliya. Umurwayi rwose akorerwa. Murakoze. Hari yenda ubwo mpera kuri iyi bibiliya ariko hari n'ibindi mbona imbere aha ngaha nabyo mwadufasha kumenya. Ibyo ubona hano iyi ni umubavu. Uyu ni umubavu. Ni imbuto zawo. Izi ndazikoresha mu buganga. Iyi ubona ni agafu nawe n'abakuru. Aka kava ku ishyamba, kava kure. Kava kure cyane. None wakabona. Gakoreshwa gate? Gakoreshwa iyo umurwayi aje afite amakare. Nkuriya wabonye. Afite imbaraga za daimoni. Akagacuye daimoni. Ndagafata. Kamutera kamucucagira hose daimoni n'ibisazi yari afite bikarya. Nizo mbaraga nzikesheje imbaraga nahawe n'abakuru. Ibona ni nama y'abakuru niyo dusomaho kugira ngo nabakunega nawe wasoma. Nawe wasoma. Murakoze cyane. Nakabakura bezo nacyo gatwaye. Murakoze cyane. Agakayoga rero ubona nakabakurambira. Inzoga burye barasabye mamiga. Soma Mungu wanjye. Soma Mungu wanjye. Iba yarasabye mama igasaba data. Ni inzoga burya turayifashisha. Okay. Haracyari n'ibindi turimo tureba. Ibibona rero. Ibi ni umuziga zirya. Ibi ni umuziga zirya niwo twiyambaza. Iyo umurwayi aje turutse mu irembo. Turabunaga abakurambere nkababaza bakambwira icyo ndi bukore. Ibi ni biri kubona. Iyo ubona uyu ni umubazi. Wakabaye kantu karimo. Akaba kita umubazi. Mbaza sogokuru. Nabwo ndi sogokuru. Uyu muruko agiye kunanira. Sogokuru kantu. Akandi kubona. Okay. Ya, n'ubuvuzi mwaba mwaratangiye gukora ryari yenda kugeza uyu munsi? Ubuvuzi mbumaranye imyaka 2. Nabutangiriye ahantu bita Iburasirazuba. Za Kirehe. Kubera abakuru bandangira mu majyaruguru nibo banyobora ntago niyobora. Abakuru nibo banyobora. Ubu naje kuvura abantu mu majyaruguru. Niho abakuru banyoboye. Ubu uyu munsi amabwiriza babaha yo kuba mwajya n'ahandi mwahita mugenda? Nibo batuyobora. Nibo batuyobora. Nubwo batubwira Tanzania, nubwo batubwira Burundi, nubwo batubwira Ethiopia, no muri Amerika. Nazi twahajyayo. Ni abakuru batuyobora. Hari uburyo mwifashisha cyane cyane nigeze kubona hano hari inkoko bifasha iki? Inkoko kuriya kuyifashisha biba biri butanga iki? Inkoko ko bayibonye ni igitambo. Ni igitambo cy'abagizi ba nabi baba baragira umunabi. Iyo bira wabonye twakoresheje byo gw'amaraso urugero ku gituro. Ubu gituro ibigeze ku gituro umutubone.
igihe icyo ari cyo cyose ni kuriya bigenda cyangwa biterwa n'uburwayi? biterwa n'uburwayi ubwo ari bwo. Wowe ntabwo ari byo bidukora, biterwa n'uburwayi. Biterwa n'umurwayi uwo ari we. Dufite imisi myinshi naho irimo, naho ubona ipfundikiyemo, ntabwo ari ibisazi tuvura gusa. Uwo barogeye, uwo bibye, uwo barogeye umwana, uwo banyaze, inka zawe bazibye, waza nka kumuti, wanandangira, bakunyaza umurimo, uraza nka umuti, uguze umurima ahantu umuntu ashaka guhemukira, uraza tukaguha umuti kurisha bakurambira. Akenshi abakora ubu buvuzi ubusanga nyine bitwaye amazina, hakabamo n'abavuga ko hari igihe usanga abantu buno buvuzi bwa gakondo hari n'ababukora mu buryo butari bwo. Mwebwe bihagaze bite? Twebwe bukora mu buryo butari bwo, twe kubera ubuvuzi bwacu gakondo buremewe, dufite n'ibyangombwa, ibintu byawe by'abakurambere, dufite n'ibyangombwa ngo wabibonye, ubonye ko nambaye n'umudahari wawubonye. Buri bwacu buremewe na minisitiri aratuzi, hose baratuzi. Ntabwo ari ubuvuzi bumwe bw'abapfumu babeshya abantu, oya. N'ubundi akenshi usanga bijya byitwa gutyo. Oya biratandukanye. Twe dufite umuhungu wanjye, twe dufite n'ibyangombwa umuhungu wanjye zo kukwereka, dufite na certificate cyane, twaranahuguwe, duhugura n'abandi rwose. Izindi ndwara mushaka kuba muvura cyangwa se ubundi buryo mufashamo abantu n'ubuhe? Izindi ndwara, umudamu wabuze urubyaro, ubu turamuvura. Asima, iyo twe nta rwose turayivura. Ubugumba turabuvura. Agatembwe turabakunda ubufasha. Agatembwe ubwo no kuvuga? Agatembwe ya bindi by'umu abadamu, urabona abadamu, oya umuntu uhumeka udahumeka neza, ibyo tufite umuti bakuru barabivura cyane, ni nko kureba. Biriya byo gukarabya amazi asanzwe umuntu ukabona abaye amaraso, biba bivuye ku ki? Bishatse kuvuga iki? Gukarabya amazi asanzwe umuntu hanyuma ukaza kubona yabaye nk'amaraso, biriya ni abakuru, ni abakuru mwana wanjye. ese abo bakuru baba bahehe? Abakuru kuri bakumva bakuru karagwe ujye wumva, karagwe muri Tanzania ujye wumva, naho mwana wanjye. Biba bivuze ko buriya ntubonye mbahamagara, buriya nibo nahamagara, wabumvishe, nibo nahamagara. Binyura bite muri iyi Bibiliya ku buryo habasha kumvikana ijwi? Ibi ni ibintu naho reba ukuntu indege ihaguruka mu kirere, n'ukuntu inkuba ikubita umuntu, ni muri ubwo buryo. Uko indege ihaguruka ku kibuga ikagenda, uko n'inkuba zigakubita umuntu, niko ijwi ryayo rigenda. N'ubuhanga, n'ubuhanga buba bwihariye, n'ubuhanga bwihariye. ndasa n'ugifite byinshi byo kubaza. Izi mbaraga ziba zavuye, izi mbaraga rero kuri mbaraga zo kuri karagwe zabaza isekuru wazuweze bakoresha, wazuweze mbaraga izi mbaraga n'umudu w'umugabo bita Sarongo wo mu Bugesera. Sarongo wo mu Bugesera ro mupfumo hayize mbaraga yampayize ntumubona. Sarongo ujye umwumva, wamuzana buriya hano. Sarongo namukandagira imbaraga zanjye wazimuhaye, yampayize zize buriya. Sarongo namukandagira, namuzana namuhindura Sarongo wo mu Bugesera neza. Kandi twerekeze ku musozo, mwongere mutubwire ni izihe ndwara mushobora kuba muvura, hanyuma ubundi dusoze. Tuvura indwara nyinshi n'ababasha gusoma twabana. Ndaguha n'ubutumwa uzazibampera abantu. Ndaza kuvuga tuvura ibisazi, tuvura abagore bava,
tuvura agasimba, tuvura amarozi, tuvura imyijima, inaniranye, umuntu bibye, ibyo byo ni nko gukozaho. Igare ryawe baritwara rijya kugera hariya, iryo twarigaruye kare, ako kanya abakurambere bita babigarura. Tuvura w'abantu ubona bari kuva kugera ku ibyo ni ako kanya abakurambere babivura. Muri make rero nta ndwara n'imwe ntavura, indwara ibaho. Abantu bananiranye batuyoboke, tubavure hirya no hino ku isi, yaba Aziya, yaba Amerika, yaba Afurika, yaba nta indwara ibaho yose turayivura. ushobora yenda kuba tuba twaganiriye bari byinshi, ariko hari ibyo nyine tutabonera umwanya byose kugenda dukomozaho. Hari uwaba udukurikiye ufite wagize amatsiko bitewe n'ibyo yaba yabonye, akaba yakwifuza ubwe kuba yabivugishiriza. Ese adresse zanyu muboneka mute? Inomero yanjye ya telefoni 078 46 50 23 7. Okay, niyo nimero yanyu. Niyo nimero yacu. Niyo badushakira. Isaha yose urambona. Ntago igifungwa. Mbere yuko dusoza nta kindi yenda cy'ingenzi mwumva mwabwira abantu hanyuma tugasoza? Icy'ingenzi turashoboye, nta ujya yivuga ibi, turashoboye. Abantu turashoboye cyane, turavura. Abo twavuye benshi nibo babuhamya, nibo babihera ubuhamya. Birumvikana rero. Nkwibutse ko hano ari mu karere ka Musanze, ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Mwumvise address, utanze nimero ya telefone. Ushobora kuba hari icyo tutakomojeho, ariko wowe ushobora kuba wamubaza. Ni byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se ukaba unafite ikibazo akaba ashobora kuba yagikemura. Address ni ziriya. Hanyuma rero mbashimire kuba mwabanye natwe uyu munsi. Ni Afrimax TV online, gendi Jean Ponce abiyumva. Mwakoze kubana natwe, tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao.